n'ubararugumishaho hano nta kibazo batuvuzeho amagambo menshi atandukanye ariko ndakubwira ngo utabuze icyabwita ubumera nawe ejo bizakubaho wowe reba abantu bari gupfa ku munsi ni impano y'Imana yabishe umuntu agira agaciro akiriho Imana yo mu ijuru ikomeze ibikurikirane vava ndagukunda reka mbanze nsome iyi message cyangwa se ubutumwa buherereye kuri impano y'Imana turaza no gusoma ubutumwa buherereye kuri uyu mukobwa uvuga ko yamusambanyije cyangwa se yamukoreye ibyamfura mbi akamwanduza indwara turaza no gusoma ubutumwa bw'abantu bagiye bashyigikira ibibi cyangwa se imirimo ya Satani nabo turaza gusoma ubutumwa bwabo hanyuma tuganire rwose kandi turaza kumvamo ibintu byinshi cyane kadusome ibyakozwe n'intumwa ubwo ari ubutumwa buhagarariye impano y'Imana ariko ubwo Imana ntabwo nzi ariyo niba ariyo mu ijuru cyangwa ari iy'ikuzimu ariko ngira ngo iyo mu ijuru ntikora imirimo mibi kuko imirimo y'Imana yo mu ijuru igaragazwa no gukiranuka reka dusome ibyakozwe n'intumwa 8 igice cyayo cya 9 turakomeza gana hasi ho gato hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu agatangaza ubwoko bw'abasamariya akiyita ukomeye baramwumvaga bamwitayeho bose abakomeye n'aboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye biriya nta kintu na kimwe itigeze tubwira mu by'ukuri biravuze ngo hariho umuntu witwa Simoni uze ko humva uyu nguyu witwa impano y'Imana bamuri gushyiraho Imana nuko ari cyo kintu aryo zina mwamumenyeyeho ntacyo reka tubivuga ko ari impano y'Imana kuko murabize ko Imana hari Imana yandikishwa inyuguti itagizwa inyuguti ndende ya mu cyongereza God cyangwa se mu Kinyarwanda Imana hanyuma Imana y'ibigirwamana cyangwa se ibintu abantu bafata bakabigira ibigirwamana kuko ibigirwamana nicyo bisobanuye itangizwa n'inyuguti ntoya ariko byose mu Kinyarwanda mu mvugo turavuga ngo Imana so niyo mvuga rero impano y'Imana ubwo uraza kwashyira inyuguti ntoya bitewe n'imirimo kuko biravuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo tuzamenyera ku mirimo yabo imirimo rero nizo mbuto ubwo rero uze kwashyira intoya sibyo ngo hariho rero umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni washyira impano y'Imana ngo wabaga muri uwo mudugudu agatangaza ubwoko bw'abasamariya akiyita ukomeye baramwumvaga bamwitayeho bose abakomeye n'aboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye mu by'ukuri uyu mpano y'Imana kuri YouTube yumvwa arebwa kandi akumvwa n'abantu bakomeye ndetse n'aboroheje yewe nawe ubwe yita ukomeye sibyo yita ukomeye uyu nguyu ngo yari umukonikoni Simoni ndimo ndagereranya n'iki n'amano y'Imana sibyo ngo icyatumaga bamwita ko ari umuntu ukomeye ngo nuko ngo yakunda kugaragaza ibintu ngo by'ubukonikoni noneho ariko ubutumwa bugera muri kano gace k'Samariya imbaraga z'Imana zifatamiri abanyasamariya zifatamiri aba bakonikoni n'uyu nguyu Simoni wari uri muri iki gice yita umuntu ukomeye yita umuntu w'umunyembaraga imbaraga z'Imana zimufatamiri hanyuma ngo barabatizwa barakizwa ariko nyuma ubukonikoni bwa Simoni ubucraft bwa Simoni avuga Yesu ariko niwe afite umwuka w'ubusimoni afite umwuka w'ubukonikoni muri we abantu abanye buzuye umwuka wera ajyana amafaranga ngo nawe bamuha impano kuko azajya arambika abana ibiganza ngo bakoze umwuka wera Petero aramubwira ngo pfana genda gapfana izabu zawe pfana amafaranga yawe uyu rero impano y'Imana arimo umwuka wa Simoni arimo umwuka wa Simoni w'ubukonikoni kandi amafaranga gutanga amafaranga kugira ngo abantu ngo abana impano n'ibiki byose numva ko ari umwuka wande ari umwuka wa Simoni umurimo
uyu mwuka rero urandurwa n'imbaraga z'Imana n'imbaraga z'amasengesho. Buriya mwisi umwuka araboshye, akeneye ko Imana yazamuhuza na Petero umwirukanaho uyu mwuka, kuko abantu bari muri buriya butware, abantu bari muri ziriya mbaraga, kugira ngo azapfe kuvayo wenyine ku giti cye avuga ati mfata icyemezo mvuye muri bino bintu, biragoye. Niyo mpamvu abantu b'Imana mukwiye gusengera uriya mugabo, nyarama ngo ni umugabo, niba ari umusore simbizi, ariko abanyamasengesho mureke tujye tunagaye iki gisengesho aho kumuciraho iteka no kugira gute. Ibyo ntabwo byakemura ikibazo gikomeye gihari. Ariko kandi Mose, Imana yabwiye Abisirayeli ngo umurozi kazi ntimugatuma abaho muzamwice. Umurozi kazi ntakabeho. Simvuze ngo wenda agirirwe nabi, ariko mu isi y'umwuka umuntu asenga isengesho arwanya imbaraga ziwe, kandi abantu bakamugendera kure, kuko umuco n'umwijima n'ahantu bihurira. Bakoze Imana bene data, murebe ukuntu Satani asigaye akora ku mugaragaro, murebe ukuntu umuntu yidegembya. Nari nimba mvuga ni se abantu bafunga abakozi b'Imana, abakozi ba Satani bakabareka. Nibyo nandimo nibaza mu mishasi, ni gute umuntu ashobora gutangirwa ubuhamya gutya muri aka kageni, abantu bakakomeza bakabirebera gutyo. Ariko yaba ari umukozi w'Imana ako kanya akabageza gute ntawe umenyere, akaba arafunzwe. Ariko abakozi ba Satani bakidegembya kuri uru rwego. Bantu b'Imana musengera itorero, bakozi Imana musengere itorero ry'Imana, musengere abantu b'Imana, ariko murwanye ubu bwami bwa Satani burimo burakora ku mugaragaro, aho umuntu avuga akagiye kuzimu, akivugira kwanga amaraso, akivugira ukikarafiti, akigwa abeshya abantu batanga amafaranga, akagirira nabi abana bakiri batoya nk'abariya. Mu by'ukuri mukwiye gusenga Imana yaremye ijuru n'isi, kuko iyi ni isi y'umwuka, sibyo? Ntabwo wajya korega umuntu ngo kanaka yandoze. Nta muntu ndabona wajyanye undi mu rukiko ngo yaramuroze. Oya, yarakuroze, yaragutwaye ikariso utabizi akaguteza ibintu, yaragutwaye imyenda akaguteza ibintu. Iyo uzajya naho wasengera umuntu umurosa akamuvugira amatendi kanaka, ukajya bijyana kurega, ntabwo urubanza barwumva. Ikintu rero dusabwa ni ikihe? Ni ukwambara imbaraga mu isi y'umwuka tugasenga Imana, kuko iyi ni isi y'umwuka turimo. Haleluya. Ibi ngibi bikwiye kurangizwa n'abanyamasengesho, ntabwo bikwiye kurangizwa n'amategeko cyangwa no gufunga no kubafunga uriya. Iyi ni intambara y'umwuka, ahubwo abanyamasengesho tukwiye guhaguruka tugasenga, biriya bintu akora nabyo bigasenyuka, bigakubitwa hasi mu izina rya Yesu, cyangwa se umuntu akamusanga akamubwiriza, nk'uko Petero yasanze uyu mugenzi we witwa Simoni, ngo yari umuntu ngo yumva nk'umuntu ukomeye. Abantu bakavuga ngo uyu nguyu ngo niwe katwasubiremo, uyu nguyu ngo niwe imbaraga y'Imana. Uyu Simoni ngo yiyitaga imbaraga y'Imana, n'abantu bakamwita imbaraga y'Imana. None uyu nguyu nawe rero kuri YouTube ngo yiyita ngo impano y'Imana ikomeye. Uyu rero Simoni umukonikoni ngo yiyitaga imbaraga ikomeye. Ariko imbaraga z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo zimugezeho, zifatamira ubukonikoni bwe, zifatamira ibitabo by'ubukonikoni bwe, zifatamira ikaretse, zifatamira umudugudu, hanyuma ubuzima bwe bugira gute? Burahinduka. Ariko umwuka w'ubukonikoni ukomeza kumugumamo. Hari n'abapasiteri bafite umwuka w'ubukonikoni, mujya mubona n'ubundi bakijijwe bakamera nk'uyu Simoni, ariko umwuka w'ubukonikoni barabote ukabagumamo n'uw'amafaranga. Hanyuma rero tugiye reba uriya mwana w'umukobwa utanga ubuhamya ko yamugiriye nabi, yamusambanyije, yamukoreye ibyamfurambi. Bakoze Imana bene data, reka dusome iri jambo, igitabo cy'Imigani, igice cya 2 ku murongo wa 10. Nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Nibo bareka inzira zitunganye, bakagendera mu nzira z'umwijima. Banezezwa no gukora ibibi,
kandi bakishimira ubugoryi bw'abanyabyaha, bagendera mu nzira zigoramye, bakaba ibigande mu migenzereze yabo. Uyu mukobwa iki nicyo cyanditswe gihagarariye uyu mwana w'iki w'umukobwa, sibyo? Iki cyo cyanditswe gihagarariye umwana w'umukobwa. Ni message yewe n'ubutumwa bwiwe. Niyegera iki? Niyegera Imana, niyajye mu masengesho, Imana imuha ubwenge. Ni gute umuntu ashaka kukubwira ngo iyambure, ngo mu myanya yawe yibanganiyeho harimo imyaku, ngo nibwo impano y'Imana iraza, nawe warangiza ukajya kwiyambura, ukajya kwiyandarika, ukemera kuryamana n'abadayimoni, ukomera kuryamana n'uyu muntu. Koko niyegera Imana igiye gute imuha ubwenge. Unuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe. Iyo umuntu yegereye Imana, Imana iha ubwenge, arahumuka. Iyo umuntu akijijwe, Imana imukora ku maso akareba. Buriya mwe bene data bakozi y'Imana, umuntu utarakizwa, umuntu utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, aba ari impumyi. Hari ibintu byinshi abona akagira ngo nibyo, kandi ari ibishitani, kandi ari ibimwica, ari ibimurimbuza. Ariko ndashimira Yesu umuntu yicayemo, amaso ye arahumuka, akabona ko ibintu ari bikikarafite. Aba bantu babona uyu mpano y'Imana n'ibikorwa bye, abantu bakiriye Yesu Kristo, abantu basenga, bahita babona ko ibikorwa bye ari biherekejwe n'ubwami bw'umwijima. Ariko abapagani babona ari maciriro, babona nta kintu bitwaye biraho. Niyo mpamvu rero abangaba bagiye basamanwa nawe. Ariko niwegera Imana ugasenga, no mu bantu ngo bavuga iby'ubugoryi, Imana izakushyira kure yabo. Bagoreka inzira zabo, niko tumaze gusoma, ngo banezezwa no gukora iki, no gukora ibibi. Abari buzuye imbaraga za Satani, buzuye urwango rw'abadayimoni. Iyo bakoze ibibi nibwo bumva imbaraga, nibwo bumva proud. Buriya rero uriya yakiriye ipeti ikomeye mu isi y'umwuka. Hano Imana yakiriye ipeti ikomeye mu isi y'umwuka. Nibe koko yarasambanyije uriya mukobwa nk'uko abivuga, simbihagazeho, ariko koko niba yarabikoze mu isi ya shitani, mu isi y'umwuka, yambaye ipeti. Uzi kugira ngo ushuke umuntu musambanye, ngo uramuha amafaranga, uramuha ubutunzi. Satani anezerwa kubona abantu batazi iyo bavana, batazi n'iyo bajya. Bibiliya iravuga ngo gututubikana ko maso yawe niko kuzaguhesha umutsima. Ayo ni amagambo Imana yabwiye Adamu na Eva ubwo bari bakimara gukora icyaha. So rero Imana izi ko gukora ari byo bizaduhesha iki? Umutsima. Kandi Satani nawe azi ko Imana ijya kurema umuntu, yari yabanje kurema ikintu kizajya gute, ikintu kizamutunga. Ntabwo Imana apfuye gushyira umuntu ku isi itabanje kurema uburyo azabaho. Biratangaje rero kubona umuntu ajya gushaka ubutunzi kwa Satani, ajya no kusaba ibintu yamaze guhabwa, atakwegera Imana ngo imukore ku maso, abashe kumuhumura amaso y'uburyo yabona ibyo, uburyo bwiza yabona ibyo bintu ni muri Imana amaze kumuha, akajya kubyaka abadayimoni, akajya kushwandaraza, ngo nibwo arajya gute, arabona ubutunzi iki. Ariko nyine nk'uko nabibabwiye, ibyo byose biterwa n'uko umuntu aba ahumye, atarakira Yesu Kristo, ataramenye Imana. Iyo umuntu atamenye Imana, aba ari mu bwami bw'umwijima. N'ibikorwa mukoreyeho byose ni iby'ubwami bw'umwijima. Ibyo bamubwiye cyose kiri mu bwami bw'umwijima, aba yumva ari buboneyeho amakiriro. Hari abantu badukurikiye batarakizwa, batarakira Yesu Kristo, bakora amafaranga bakayarya, ngo niba isaha n'isaha ejo bapfa. Natwe nuko twari tumeze. Iyo utaramenya Imana, utaramenya Yesu Kristo, uba ufite umwuka w'ubwoba, wo gupfa, wo gukenyuka. Ugasanga umuntu araho ngo nibundi ureka ngurira amafaranga, ngo nibundi isaha n'isaha napfa. Ngo ngewe ngo niyo umuntu anyeretse ahantu najya kugira ngo mbone amafaranga najyayo, yaba ari n'ikuzimu najyayo, icyo yambwira cyose ngo apfa kuba aramo amafaranga najyayo. Uwo ni umwuka w'abadayimoni, uwo ni umwuka wo kudakizwa, ni umwuka wa Satani wo kutamenya Imana neza. Umuntu wamenye Imana neza amenya amahame yayo, amenya ko Imana yashyize umuntu hano ku isi baje kurema ibintu bizamutunga, amenya ko Imana yamubwiye ko gukora aribyo bizatuma agira gute, arya umutsima. Haleluya. Rero Bibiliya iramubwiye ngo nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzaneza ubugingo bwawe. Amakenga azakubera umurinzi. Umuntu wegereye Imana, asenga Imana, agasenga Imana, agakizwa, akamenya Yesu Kristo, agira amakenga. Uyu nta makenga yigeze agira, ariko Imana yongeye kumugarukaho, Imana yongeye kumuha guhumuka ku maso, kandi Imana igire gute, Imana imuha agakiza, niko navuga. Imana imuha agakiza mu izina rya Yesu, sibyo? Reka rero dusome ikindi cyanditswe kiri ku ruhande rw'abantu bashyigikiye bino bikorwa by'abadayimoni, cyangwa se bino bikorwa by'abakozi ba Satani. Reka dusome Imigani igice cya 6
umurongo waho wa 16 reka baro duhera turamanuka hepfo gato. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi: amaso y'umwibone, ururimi rubeshya. Murabizi ko hari abantu barimo bashyigikira bera bikorwa, harimo n'abakozi b'Imana ngo rwose ngo uyu nguyu ngo ntabwo abeshya ngo ni ukuri, kandi mu by'ukuri bazi neza ko abeshya, bazi neza ko ari ibintu bapanga, bazi neza ubucraft burimo, ariko bakabishyigikira. Ari abakozi b'Imana barenze bangahe, bamwe bakicarana nawe bakabeshya ko arimo kubaha amafaranga n'ibiki byose, ariko Imana avuga ngo ururimi rubeshya n'amaso y'ubwibone biri mu bintu binga 3 ndetse 7 Imana igira gute? Imana yanga ngo urunuka bimubera ikizira imbere ye, sibyo? Reka dukomeze. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Bose murimo murajya gute? Murabibona ngo nuteranya abavandimwe. Abantu bose biko ku mbuga nkoranyambaga barimo barateranya abantu, barimo barabeshya, barimo barararikwa, bakatumirwa mu biganiro bakavuga ibinyoma. Biri mu bintu 3 ndetse 7 Imana igira gute? Imana yanga urunuka. Icya mbere ni amaso y'umwibone, kwa kundi umuntu yibona kumva kari uriho, akareba abana akabareba n'agasuzuguro, akabanyega. Uwiteka bino bintu arabyanga. Icya kabiri ni ukubeshya. Icya gatatu, amaboko avusha amaraso utari urubanza. Umuntu biramo umuntu wanga mwene se n'umwicanyi, umuntu wanga umuntu nta kintu amuhoye, umuntu wica umuntu uvusha amaraso, uroga umuntu akafata uburozi akamujyana mu bapfumu akamurogesha. Uwiteka ibino bintu arabyanga, sibyo? Icya kane, umutima ugambirira ibibi. Umuntu ugambirira kugira nabi, akagambirira kuvuga mwene se ibigambo, Uwiteka nawe aramwanga. Uwiteka yanga kino kintu. Umuntu ugambirira ibintu biri gusa, akagambirira kugira nabi, akagambirira kuroga, akagambirira ubugambanyi, Uwiteka agira gute? Aramwanga. Amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indari kuvuga ibinyoma, nuteranya abavandimwe. Aba bantu bose Uwiteka yabashyize mu murongo utukura. Ibi bintu Imana irabyanga. Urumva ko Imana twifuriza ko abantu twabana neza mu mahoro, tutagambana, tutagirirana nabi, tutabeshyerana, tutavuga ibinyoma, tugira ukuri, kuko ni Imana ubwayo nayo ari iki? Nayo ari ukuri. Bakoze Imana mene data. Aba rero ni ba Simoni b'abakonikoni, biyita abantu bakomeye, bumva ko bafite imbaraga, ariko Umwami Yesu hari umunsi azajya gute? Azabagwa gitumo. Haleluya. Nta muntu n'umwe uri hano ku isi apfa kuba akiri muzima. Bose bari mu buntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Bose Imana ishobora kubahamagara ibakuye muri buriya bucraft bugiye butandukanye, bakuye mu byaha bigiye bitandukanye, ariko ikintu kibabaje ni abantu Imana yahamagaye ikabakura aho hose, barangiza bagasubira ku birutsi, bagasubira kwivuruguta hehe? Mu byondo, kandi bari buhagiwe. Icyo nicyo kibi. Naho uyu nguyu impano y'Imana we Yesu azamuhamagara, nubwo amuvuga, ariko amuvuga agira gute? Amuvuga Yesu baramuzi, ariko ntabwo arabiyereka. Haleluya. Abiseri n'undi benshi muri kiriya gihe cya Yesu bari bamuzi, kuko bumvaga bamuvuga bakanamatura mu kanwa, ariko atarabiyereka. Reba n'uriya Pawulo, Sawuli, yarazi Yesu, kuko yazizaga abantu ko barimo bamuvuga bamwigisha bamukurikiye, ariko Yesu yataramwiyereka. Cyo cyatumye mu nzira ajya kugira nabo ubwoko bw'Imana, Yesu yamutunguye akamwiyereka. Icyo gihe guherwa uwo munsi akahita agira gute? Akahita yuzura imbaraga z'Imana, akahita ahinduka akamukozi we, akabamuhamagare kuma umukozi we. N'abangaba rero twe tubasengere, Imana izabagira abakozi bayo, Imana izabahamagara. Ahubwo ikintu kibabaje, n'abangaba yahamagaye bagasubira inyuma, bakajya kwivuguta mu byondo, kandi bari buhagiwe. Nabo tubinyingire, nabo tubasengere. Mana yaremye ijuru n'isi, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga. Reba ubu bwami bwa Satani burimo burakorera ku mugaragaro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubutumwa bwageze i Samariya bumufatamira ubwami bwa Simoni, bufatamira abasamariya bitaga uriya Simoni ngo n'imbaraga ikomeye y'Imana, ariko
imbaraga zawe zigeze muri kara gace zifatamira buriya bwami. Natwe turafatamira ubu bwami bw'abadayimoni, turafatamira izi mbaraga z'imyuka mibi zigwa ku mbuga nkoranyambaga zigira abantu nabi, zica abantu nabi, zibasezeranya ibibi mu izina rya Yesu Kristo. Ikishi nyuma ye cyose turagikubise, turagisenye. Twanze agasuzuguro k'abadayimoni, twanze imirimo ya Satani yo kwigaragaza no kwigaragambya. Satani twamaganye intebe yiwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo ziheshe icyubahiro, duhamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo ziheshe icyubahiro. Ducogoje imyuka mibi ikorera mu bantu bakita abantu b'Imana kandi atari abantu b'Imana. Iyo myuka mibi turayicogoje mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye ubutabazi bw'Imana kugira ngo aribwo bugaragara, kuko kuwiteka ariko kubacyaha, kubatsikamira, kubanestarariza mu izina rya Yesu Kristo. N'abashyigikiye bose Uwiteka Mana hafata inkoni nini n'intoya, urwanye umwanzi Satani ndetse nabe mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo basebya abantu b'Imana bakorana na Satani, byose turabyanze mu izina rya Yesu. Turasabira agakiza kuri bo, cyangwa imbaraga zawe zihora kuri bo. Urakoze Data, turagushimye, ni mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. So rero Imana ibahe umugisha. Niba ari udukora ikigo bwa mbere ukane subscribe, ujye cyandika muri komanteri. Imana irabakunda. Shalom, 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 turi kumwe. Borwa TV, vuga butumwa.